ni inkuru yangezeho muri kiriya cyumweru gishize ariko ingeraho ndwaye buri uko nyibagezaho nabanje kurwana n'ubuzima kuko icya mbere ni ubuzima. Ndavuga ni rero iyi nkuru nzayibagezaho maze koroherwa nk'uko bamwe babibonye kuri status zanjye. Byemve ni media channel yabagezagaho amakuru y'ingenzi kandi ari kuvugwa mu Rwanda hirya no hino, yamaze gukurwa kuri YouTube yuko hari ibyiri gushinjwa. Sinzi ko izagaruka, kugaruka biragoranye rwose niko nabibonye, ariko nawe ubivukana iburiya iyo ufite ubuzima byose biragaruka. Ni ibintu byambabaje cyane rero, cyane bitewe n'urukundo n'inkunga mwahoraga munyereka, ariko nubwo ibi byabaye ntibisobanuye ko urugendo rwanjye rwarangiye, ahubwo ni intangiriro nshya. Kandi iyo ikintu kikubayeho kikubera isomo ndetse ukanakosora amakosa yabayemo kugira ngo utazongera guhura n'iyo kesi. Niyo mpamvu rero nshaka kubamenyesha ko nashyize indi channel nshya aho nzakomeza kubagezaho amakuru yizewe n'inkuru zisesenguye ndetse n'ibitekerezo bifite ireme nk'uko mwari musanzwe mubimenyereye kuri Byemve Media. Ni channel yitwa ITOHOZA TV. Niba koko uri inshuti mizi, niba uri inshuti yanjye, genda kuri channel yitwa ITOHOZA TV ukande subscribe ndetse ufungure notification kugira ngo amakuru yacu n'ibiganiro byacu bitazajya bigucika. Kandi iyo ni inkunga ikomeye cyane umaye kugira ngo utazongera gucikwa n'inkuru n'imwe. Inkunga yanyu rero niyo mbaraga zanjye, mumfashe twongere twubake, dufatanye, dukomeze dutanga ijwi rifite icyo rivuga. Murakoze cyane ku rukundo ndetse no kwihangana no kuba muri kumwe nanjye muri urugendo. Ni ibintu by'agaciro kandi ni ibintu binyereka ko muri inshuti zanjye munshyigikiye mu byo nkora. Nanjye ndabashimira cyane, muri abantu b'agaciro, muri inshuti mizi. Ntabwo mumeze nka za nshuti umuntu ahura n'ikibazo ugasanga ziramwitaje cyangwa se ziri kumurebera mu marido. Byemve ni kwiza niko nitwa. Iyi ni ITOHOZA TV Rwanda. Rwose mugende munsapotinge kandi Imana ibaha umugisha, namwe mukomeze mugire ubuzima bwiza, mukomeze kwitetera.